nk'isi y'umwijima tugendamo buri munsi hari amatsinda y'abantu atagaragara mu maso y'isi ariko afite imbaraga ziruta iz'ibihugu n'abakuru babyo ndetse n'iz'abizera ko bazi ibibera ku isi. Aba bavugwaho guhindura uko isi iyoborwa, bagategura intambara, bagashyiraho ubukungu bushya ndetse bivugwa ko iyo ushatse kubavamo uhita wicwa. Reka turebere hamwe ibiteye ubwoba kandi bitangaje bivugwa kuri uyu muryango, ibikorwa bivugwa ko bikorerwa mu mwijima ndetse n'imigenzo iteye ubwoba ya Sekibi. Ese Freemasons koko ni abantu basanzwe cyangwa kuko hari imbaraga zitagira isura zibayobora? Nk'uko bisanzwe mu gihe kubana na Ndayishimiye Jean Claude, kugira ngo wumve imbaraga umuryango wa Freemasons ufite ugomba gusubira inyuma mu mateka y'isi, igihe ibintu byose byari bikiri mu mwijima n'amatsinda y'abantu akora mu ibanga ariyo yafataga ibyemezo bikomeye kurusha abami ubwabo. Mu mateka azwi Freemasons bakomoka ku bubatsi bo mu kinyejana cya 14 kugeza mu kinyejana cya 17. Ni abantu bubakaga za katedrali, ibirometero birebire n'ingoro za gikristo, ariko bivugwa ko hari ikindi kintu kiri inyuma y'iyi nkomoko isanzwe, ngo babaga bahuje ibanga risumba ubwubatsi bw'ibiti n'amabuye. Ibanga rivugwa ko rituruka ku bwenge bw'Abagiriki n'Abanyamisiri ba kera, ngo bari abakurikiye uburyo bwo kumenya ibanga ry'imiterere y'isi, bigishaga ibintu bidatangwa ku ruhande rw'abaturage basanzwe. Abantu bamwe bakavuga ko ari abapfumu b'ibinyabubasha mu isura nshya, abandi bakabita abafite ubumenyi bw'ikisi itazi. Ese kuki bahindutse umuryango ufite ibanga rikaze? Iyo amatorero yatangiraga kubaka imidugudu minini, aba bubatsi bahabwaga icyizere kidasanzwe, bagendaga bafite ibyangombwa byihariye, bari abantu bitabazwa n'ubwami kandi bavugwagaho kugira ubwenge umwami ubwo atarazi. Aha niho inkuru y'ibanga yatangiriye gukura. Bivugwa ko kugira ngo winjire muri uyu muryango byasabaga indahiro, amaraso no kwemera kutavumbura na kimwe uhaboneye. Mu gihe cy'ubwami bw'i Burayi, igihe abantu bose batinyaga ibintu bitari bisanzwe, hatangiye kuvuka mifu ziteye ubwoba kugeza n'uyu munsi. Bamwe mu baturage b'icyo gihe bavuga ko Freemasons bakura ubumenyi mu barinzi b'ijuru baciwe, bakabaha ubuhanga bwo kubaka ibidatunganywa n'umuntu usanzwe. Bivugwa ko kandi hari abami bakoranaga nabo mu ibanga, bakabaha imbaraga zo gutsinda intambara, babahaga ibintu bisa n'ubupfumu. Aha niho havuye conspiracy yo kuvuga ko Freemasons bafite power above kings. Bivugwa ko iyo winjiye muri uyu muryango nta kuwuvamo. Hari amakuru avuga ko abagerageje kubavamo cyangwa kuvumbura amabanga yabo bagiye baburirwa irengero mu bihugu byo mu Burayi. Indi mpamvu ikomeye yatumye abantu batangira kubafata nk'imbaraga zihishe ni igihe batangiraga kwigaragaza muri sosiyete y'abize, abanyapolitike n'abacuruzi. Hari ibyemezo bihindura politiki byafatirwaga mu byumba bifunze. Ibi nibyo byatiye abantu gutekereza ko bafite network ibahuza n'ibihugu, ko hari kandi imihango ikorwa mu mwijima. Nyuma y'imyaka ibarirwa mu magana bubaka amazu menshi y'amatorero, bivugwa ko Freemasons batangiye kwimukira mu kindi cyiciro kitagaragara. Imbaraga, ubutegetsi n'ubumenyi bwihariye bwatangiye gukoresha isi mu buryo butamenyekana. Mu kinyejana cya 17 kugeza mu kinyejana cya 18, isi yarahindutse. Habaye ingendo za kera z'abashakashatsi, ubukungu bwarimo butera imbere, habayeho impinduramatwara y'ubumenyi. Aha niho Freemasons batangiye gukoresha ubwubahane bari bafite mu kubaka, maze binjira mu bwami bw'abanditsi, abanyabwenge n'abanyapolitike. Bivugwa ko batangiye gushinga amakarabu mu mwijima kugira ngo bigire hamwe uburyo bwo guhindura isi. Aha niho havuye icyitwa The Lodge, ahantu bakoreraga imigenzo yabo, bakahavugira amagambo adasanzwe kandi bakemeza ko ibivugirwa muri iryo joro biva mu buzima busanzwe. Mu gihe ibihugu by'i Burayi byari mu ntambara, bivugwa ko hari abanyapolitike, abami n'abasirikare bakomeye bashatse kumenya ibanga ry'uyu muryango. Abantu batangiye kuvuga ko iyo uri Freemasons ni wabura akazi, iyo uri Freemasons kandi imiryango y'ubutegetsi irakinguka. Byatangiye kuvugwa ko abashaka ubutegetsi nabo binjiraga muri uyu muryango kugira ngo babere ikiraro cyo kugera ku butegetsi. Bivugwa ko mu 1700 hari abategetsi b'ibihugu batangiye kwinjira muri Freemasons, bigatuma abantu bumva ko bafite power invisible ikora ibintu bidasanzwe. Amakuru avuga ko George Washington n'abandi bagabo bakomeye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri Freemasons. Ibi byahaye abantu icyizere cyo kuvuga ko Freemasons ari architect of new nations. Freemasons bari bafite imihango isanzwe ya fraternity, ariko byaje guhindukamo ibindi biteye ubwoba. Amasakaramentu akorwa n'injoro, amahame atarayisi, imirongo y'ibanga ikoresha amaso, intoki n'imyambaro yihariye, ndetse n'imihango yo kurahirira imbere y'ikirangaminsi. Bamwe mu bigeze kujya muri lodge bavuga ko hari icyumba giteye ubwoba gikorerwamo gutamba ibitambo by'amaraso. Aho niho hakorerwa indahiro ziteye ubwoba. Iyo wibeshye ugatandukira indahiro y'aba bantu uhinduka ikivume, igikurikiye haba ari ukwicwa. Aha niho benshi bavugira ko ari mu bwami bwa Sekibi. Mu kinyejana cya 19 kugera mu kinyejana cya 20, ubwo imiryango myinshi y'ibanga yavukaga, Illuminati, Skull and Bones na Rosicrucians. Iyi miryango yose yagiye ivugwaho ibintu byinshi, ariko bivugwa ko Freemasons aribo bafite umusingi ukomeye kurusha bose. Imyaka irenga 300 y'amateka, bakagira imbibi mu bihugu byose, n'imyemerere ya symbolism ikurura abantu. Aba bafite amaso abona ibintu byose. Rya jisho rimwe riri mu ifaranga rya Amerika bivugwa ko ari ikimenyetso cya Freemasons. Kugeza ubu Freemasons bafite network ikomeye ku isi.
bafite influence ku bukungu n'amategeko. Hari ibyumba by'ibanga bikorerwamo inama ziremereye z'uburyo isi igomba kuyoborwamo. Byinshi mu bikorerwa ku isi babigiramo uruhare. Imbaraga z'uyu muryango ntizigaragara mu nyandiko cyangwa mu mateka yanditse, zigaragarira mu bimenyetso, mu mirongo y'ibanga, mu majwi adasanzwe no mu mashusho asa n'aturuka mu muryango wa kera ufite ubuhanga budasanzwe. Freemason zibazwiho kugira ibimenyetso byinshi abantu bafata nk'ibanga rikomeye. Ijisho rimwe, nubwo ritava kuri Freemason ubwayo, bafatira ijisho nk'ikimenyetso cy'ubwenge bubona byose n'imbaraga z'ikirenga. Abantu benshi bavuga ko iri jisho ari ryo rireba isi yose mu buryo budasanzwe. Icya kabiri, Square and Compass. Iki ni cyo kimenyetso gikomeye cy'abamaso. Square ihagarariye ubugororotsi, ukuri n'amategeko y'isi. Compass ihagarariye igice cy'ibanga, ubwenge bw'ikirenga n'ubushobozi bwo gutandukanya urumuri n'umwijima. Ibi bishushanya uko bakora imirimo yabo y'ibanga, kubaka abantu n'imitekerereze yabo ku buryo bwihishe. Icya gatatu, Leta G. Hari abavuga ko ivuga geometry, ariko hari inyandiko zindi zihariye zivuga ko ihagarariye God, cyangwa se imbaraga zihishe zidakundirwa gusobanurwa mu magambo. Icya kane, hari columns ebyiri, Yakin and Boaz. Izi nkingi zivugwaho cyane mu mateka ndetse no mu masakaramento yabo. Izi ngo ni inkingi z'iremwa ry'isi. Ni urugi rusohora umuntu mu isi isanzwe akinjira mu ibanga ryayo. Izi nkingi zihora zigaragara muri lodge zabo. Imihango ya Freemasons iri mu bintu bitera abantu benshi ubwoba, kuko ni abantu bake cyane bayibonesha amaso. Umwe mu banditsi b'ibitabo wabashije kwinjira muri zino lodge yaranditse ati, hari icyumba kijimye gifite urumuri ruke, hari ibimenyetso biteye ubwoba ku nkuta. Umuntu arinjizwa akambikwa ibisa n'ishashi, akarahirira ibanga ry'iteka ryose. Bimwe mu byo ategekwa gukora: gufunga ijisho rimwe, kumanika ikiganza ku nkingi, guhabwa kuvuga amagambo y'ibanga y'imvugo zitamenyekana, indahiro zikomeye zirimo yuko nabirengaho igihano ari urupfu. Bivugwa ko kandi hari igihe abanyamuryango baba bagomba guterana mu gicuku cya nijoro, bakarahirira ko bazabungabunga ibanga mu buryo bwose. Freemason ifite 3 degrees. Ubuyobozi bwa Freemason zibugira Apprentice, Fellowcraft, Master Mason. Hano bisobanuye ko iyo ugeze ku rwego rwa nyuma uhabwa imirongo y'ibanga. Ibimenyetso bihindura uko abantu basanzwe babona ubuzima n'indahiro zikomeye cyane. Abantu bo hambere bavuze ko Freemason zibagira icyitwa annual sacrifice, gikorwa mu buryo bw'ibanga. Aha ni ugutamba ibitambo by'amaraso. Inyandiko nyinshi zagiye zivuga ko hari network yihishe ifite influence ku bakandida bakomeye ku isi. Ibi ni kimwe mu bituma abantu benshi bagira ubwoba bwo kubaganiraho. Freemason bafite underground temples, ahantu hatumirwa abantu bake bagakora imihango idasanzwe. Inyandiko nyinshi kandi zivuga ko hari ijambo cyangwa kode ifitwe na Master Mason gusa. Ijambo bivugwa ko ritagira aho riboneka, ritanditse kandi ritigishwa. Iri ngo rikoreshwa rimwe mu buzima bw'umuntu. Inyandiko zivuga ko rivuze nabi rishobora kugukururira ibintu bidasanzwe. Dore impamvu ibi bimenyetso byabaye ibanga rikomeye mu mateka y'isi. Impamvu ya mbere, bavuga ko nta na kimwe bagomba gusobanurira umuntu utari muri bo. Impamvu ya kabiri, ibintu byabo babikora mu ibanga, inama, imihango n'ibyemezo byabo. Impamvu ya gatatu, abantu bo hanze bakunda guhanga amaso ku bintu bidasobanutse bitera urujijo. Ibi byose nibyo byatumye Freemasons baba legend. Freemasons si umuryango usanzwe. Ugerageje kuwuvamo akavuga amabanga yabo cyangwa akavuga ibyo yabonye, ahura n'ibyago bikomeye bitunguranye, yicwa mu buryo budasanzwe buteye urujijo. Kandi nanone iyo utishwe umera nk'uwavumwe. Mu kinyejana cya 18 kugeza mu kinyejana cya 19, bivugwa ko abantu bamwe bavuye muri Freemasons bahuye n'ibintu bitunguranye, gukurirwaho amahirwe yose mu buzima, kugirirwa nabi mu kazi akenshi ugahita wirukanwa mu buryo utazi, gutakaza icyubahiro n'ubuzima bw'umuryango. Inyandiko zivuga ko ari kasi y'ibanga, yuko warenze ku ndahiro warahiye. Abandi bagerageje kuvamo bakarenga ku ndahiro zabo, akenshi baburaga ubuzima bwabo mu buryo butunguranye. Ibi byakomeje gutera ubwoba ku banyamuryango bashya, bikomeza gutuma iyi secret society iba ikintu cy'igitangaza. Freemasons kandi nk'uko twabibonye, bafite ukuboko kuremereye muri politike y'isi, ubukungu n'ubucuruzi, amahitamo y'abaperezida ndetse n'abakandida bakomeye. Hari inyandiko zagiye zivuga ko bagira uruhare rukomeye mu ntambara no mu mpinduramatwara. Hari intambara zagiye zishingwa mu ibanga kugira ngo hashyirweho agenda y'isi. Inyandiko nyinshi kandi zagaragaje ko ririya jisho ryabo rituma ubwenge bwabo bubasha kureba ibintu byose, harimo n'ibikorerwa mu bihugu byose. Uko ibintu byabo bikomeza kuba mu ibanga, niko bikomeza gutera abantu ubwoba. Freemasons bafatwa nk'umuryango w'ibanga n'imbaraga, imihango, symbolism n'ibindi byose bigaragaza ko aba bantu badakinishwa. Bivugwa ko ushatse kumenya byose cyangwa kuvuga ibihishe agomba gutekereza kabiri. Inkuru zikomeye z'abagerageje kuvamo bagatakaza ubuzima zituma benshi bakomeza kwibaza ku mbaraga zabo. Nyuma y'amateka arenga imyaka 300, imihango, ibimenyetso na byinshi byakomeje kubavugwaho. Freemasons bakomeje kuba ikimenyetso cy'ibanga, ubwenge n'imbaraga zidasanzwe. Ubu Freemasons ntigikora mu buryo bwihishe nk'uko yahoze mu kinyejana cya 17 na 18. Ubu bari ahantu hose, mu bikorwa by'ubugiraneza, mu burezi na community service zose. Bavugwaho ibikorwa byo gutanga inkunga ku miryango, amashuri no kubaka umubano w'abaturage. Gusa ibi byose bakora bivugwa ko ari ukwiyoberanya kugira ngo inkuru zibavuga nabi zirekeraho.
uko ibintu bikomeza kuba mu ibanga niko abantu batekereza ko ari imbaraga zidasanzwe. Benshi bahuza uyu muryango n'amarembo y'ukuzimu kuko ngo ibanga ryabo, ibimenyetso ndetse n'imihango ikorerwa mu mwijima byose icyo bigendereye ni ugusingiza Sekibi. None se wowe ubitekerezaho iki? Ibi byose nibyo bikomeza gutera abantu urujijo bibaza kuri uyu muryango. Freemasons, umuryango w'ibanga, imihango ndetse n'amabanga ateye ubwoba ku isi yose. Ndagushimiye cyane wowe twabanye muri kino kiganiro. Ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.